wumva no muti abadamu ushake n'inshyushyu ishyushye cyane ushake n'ubuki bwa kinyarwanda nitwe bita gloves bayita karafu twatuntu kuduti bahekenya bakunda no gushyira mu cyayi ngo karafu itende inshyushye n'ubuki bwa kinyarwanda uvange ukoroge hanyuma wohereze umudamu utwite ngo mbere yo kubyara ariko abanze asome n'idua iragize nyagasani ayo mata yanywe vanze n'ubwo buki niyo tende niyo karafu igihe cyo kubyara ngo abyara neza kuko na Mariam itende yaraziriye ibazana amagambo Qur'ani yavuze abaganga bari kuyavuga ubu ngubu Qur'ani yabivuze imyaka n'imyaniko yashize hanyuma noneho Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala arangije ngo fahamalatu fantabada bihi makanan qasiya fahamalatuhu aramutwita arangije amwitarura na kure y'abantu makanan qasiya. Namushimiye ko kurikira ibiganiro tukugezaho hano kuri chaîne Ngendi Djaloud Kells nko ubibona kuri kamera ndi kumwe na Sheikh Mukhtar. Sheikh, assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ubushize twaganiye dukora part 1 ikiganiro kusoma wateguye kugira ngo uhugura abantu babashe gusobanukirwa intumwa Muhammad ninde, intumwa Isa cyangwa Yesu ninde, n'uburyo wenda bamwe bashaka guhereza wenda Yesu agaciro akavuga ngo umwana w'Imana, ugaragaza ko atari byo, uvuga ko Imana itabyara, iyo Imana iza kubibyara Imana zari kuba zororoka, ibintu nk'ibyo ariko twagize igihe gito, akaba ari niyo mpamvu twabwiye abantu barebye part 1 ko uzagaruka tugakora kuri part 2 kugira ngo noneho birusheho gusobanuka, kandi ndakeka dufite umwanya uhagije. Sheikh, ndumva ndakwakiriye hano kuri chaîne ya Djaloud Kells, ndumva tugiye gutangira hanyuma ugakomeza kurushaho guhugura abantu kugira ngo basobanukirwe bidasobanutse bisobanuke. Murakoze mvandimwe Djaloud, dutumiye tena kuri mwanya turabashimiye, ariko twongeye twibutsa abantu ko igihe babakurikira ibiganiro nk'ibi ngibi bagomba gukomentinga, likes, share, hanyuma bakana subscribinga kuri iyo chain cyangwa se iyo channel, kuvuga ngo ibyo nabyo bifasha kuba muvandimwe cyangwa se ibiganiro tuba twakoze byabasha kuba byagera ahantu henshi inshallah. Naam, alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa ala adh-dhalimin. Ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah shahadatan kamilatan tunjina min adhabillah wa nashhadu anna sayyidana wa habibana wa qudwatana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman kathiran mazida ila yawmiddin. Amma ba'd, shimwe ikuzo bisingizo byuzuye bikwiwiteka Allah tabaraka wa ta'ala, iherezo ryiza rizahabwa abatinya Imana ari nabo baganduka, hanyuma igihombo akaga n'amakuba bizashyikira kuri bandi bahuguje imitima yabo. Ndavugisha ururimi nemeza ku mutima ko Imana ikwiye gusengwa ari imwe rukumbi, niyo ikwiye kwambazwa, yo itarabyaye itaranabyawe, idafite n'ikisa nacyo mu byo yaremye byose. Ndavugisha ururimi tena nkemeza ku mutima ko Muhammad sallallahu alayhi wasallam ari intumwa y'Imana, niyo ntumwa ya nyuma, nta yindi ntumwa izaza nyuma ye. Allah musakaza amahoro imigisha we nabiye mu rugo, abasangira ngendo be n'abazakurikiriye ntumwa kuzageza ku munsi w'imperuka. Bityo bavandimwe mudukurikiye ahantu hatandukanye ku isi, nk'uko ubushize twakoze ikiganiro cya mbere tureba muri Qur'an ndetse na Bibiliya Yesu ninde, Muhammad ninde, tuza gusiga umwanya kugira ngo abafite ibibazo babibaze. Hari abayibaje twagerageje kubisubiza, ariko dusubika ikiganiro tuvuga yuko tuzakora igice cya kabiri cyangwa se part 2. Baho igice cya kabiri rero turi buze kureba noneho uburyo Yesu uburyo noneho yavutse. Twavuze Yesu ninde, uburyo yabayeho, tuvuga uburyo yakoze yeretse abantu ko atari Imana, ko atari umwana w'Imana, ahubwo yuko ari intumwa y'Imana yatumwe. Denge twaganiyeho mu byibuka ubushize. Uno munsi none rero tugiye kureba Yesu uburyo yavutse, ni uburyo bw'igitangaza na Islam irabigaragaza. Ariko ibitangaza bimeze bite? Ahangaha ni abantu benshi mu bantu bajijirwa kugeza ubwo baba bashaka no kwigomeka ku Mana. Ntabwo ari kuri Yesu gusa, turane n'izindi ntumwa zapfutse ku bitangaza, turane mu bitangaza bimwe byagiye bikorwa zimwe mu ntumwa z'Imana. Yewe niwe Imana Muhammad ari bitangaza yakoze birahari. Hari abantu bazi ko bajya babaza ati ese Muhammad intumwa yanyu ese ari bitangaza yakoze birahari. Turaza kuremo nka kimwe cyangwa bibiri, ariko turebe nonaha uburyo Yesu yavutse byagenze bite. Kundi mu Kinyarwanda, kubizi Kinyarwanda twegembere yuko wenda twiga n'idini, twe twarize ishami ry'indimi n'ubuvanganzo. Mu Kinyarwanda ibintu bitatu bigendana n'igihe. Hari indagihe ariyo the present,
hari impitagihe ariyo the past, hari n'inzagihe ariyo future. Iyo umuntu avuga rero ubu ngubu turi muri present ni indagihe, ubu ndi kuvuga none aha Jaruda arimo arambaza ndimo ndavuga, iyi ni indagihe. None hari n'imitagihe, hari n'ibiti mitakare. Ni ukuvuga ngo ibyo byose ni ibihe bikoreshwa, ariko hari abantu bajya gusobanukirwa ibyo bihe bakabisobanukirwa nabi. Imana niba yaravuze, Imana iri kuvuga, Imana izavuga. Yesu niba avutse, Yesu niba yaravutse, Yesu niba azavuka, ibyo byose Imana ifite uburyo yabivuze. Biba bisaba ngo dusobanukirwe, turebe Imana ishaka kutubwira iki, kuko hari na présent historique, historical present. Imana ibishobora yaravuze ibintu kera, ariko tukaba tukibigenderaho no mu ndage tukibikoresha. Bivuga ngo rero ibyo bintu abenshi mbano ntibabisobanukirwa, niyo mpamvu ubona bagira ugushidikanya ndetse no gushaka kugira ngo bakore iki, kugira ngo Yesu bamwitirire n'ibitari byo. Ariko aha ngaha turi buze kuhagaruka, Jaruda uraza kunyibutsa, tuze kugaruka turebe uburyo Yesu we agaragaza ko atanapfuye. Turaza kubinyibutsa tubigaragaze muri Qur'ani ndetse no muri Bibiliya. Atanapfuye, atanabambwe, iki kintu uraza kukinyibutsa, nicyo ndibuze gusorezaho. Reka turebe Yesu rero. Yesu yavutse kuri Mariya, ibyo nta muntu ubishidikanyaho. Mariya niwe nyina. Mariya nawe afite ababyeyi be yavutseho, ariwe Hana na Imran. Kugeza ubwo muri Qur'ani dufite isura ya gatatu yitiriwe surati Al-Imran, isura yitiriwe umuryango wa Imran. Uyu niwe wari se wa Mariya, wa Maryam binat Imran allati ahsanat farjaha. Iyo ni Qur'ani ngo na Mariya, Maryam ibnat Imran, umukobwa wa Imran, allati yigaragaza igitsina gore. Mariya we ahsanat farjaha, hisn ni ulinzi, ni ukwirinda, yirinze ubwambure bwe. Ngo yari isugi, nta bintu byo gushurashura by'uburaya Mariya yigeze ajyamo. Walidhalika sumiyat bikra, ibyo byatumye Mariya yitwa ko ari isugi. Yari afite basaza be harimo Haruna. Qur'ani bigaragaza ya ukhta Haruna. Ubwo turaza kubireba, ubwo bamuziye bamubaza ati yewe Mariya mushiki wa Aroni. Haruna niwe Aroni. Ma kana abuki imra'a sawi, son yari umuntu mubi. Wa ma kanat ummuki baghiya, ngo yewe na nyoko ntiyari icyomanzi. Wewe ngiye ubukoze iyi nda y'Imana tuzaniye ivuye he? Turibuze kureba kuntu rero Yesu yavutse. Katwifashije Qur'ani nkuko nabivuze, turaza gufata n'imirongo ya Bibiliya. Kugeza ubwo muri Qur'ani iyo ugiye no kuri za Google n'ahantu hose bakwereka umuntu w'umudamu mu badamu Imana yakunze cyane, a woman who was devoted to God, dedicated all her life to the Almighty God. Ubuzima bwe bwose yari yabweguriye Nyagasani, akora akazi k'Imana, asenga, atunganya inzu z'Imana, kubura imisigiti. Yari Mariya, yari kwizaga, yari umugore w'intangarugero, sayyidatun nisa'il alamin, niwe mugaba w'abadamu, niwe mugabekazi w'abadamu bose baturiye isi. Kugeza ubwo ngira ngo nawe tudahuje kwemera, ntabwo ngiye bishidikanyaho. Kugeza ubwo no muri Qur'ani isura 114, izi Maka zamanukiye Maka 57, izi Madina 46, amajuzu 30, aya 6236. Aya masura 118 mu majuzu 30, amasura 118 yose Imana iza kumanuramo isura imwe, cyangwa se igice kimwe, cyangwa se chapter imwe, chapitre yitirirwa Mariya. Ako na agaciro ka Mariya na agaciro ka Mariya muri Islam. Urakoze cyane. Urabona nka Qur'ani ifite amasura 118 nkuko tubivuze. Ibaze amasura 118, isura ya 19 yitirirwa nde? Maryam cyangwa se Mariya. Qur'ani iyo tuyigiyemo turena uburyo uyu Mariya noneho ajya gusama inda ya Yesu byagenze bite. Tureba Bibiliya ndetse na Qur'ani. A'udhu billahi minash shaitani rajim, bismillahir rahmanir rahim. Nyuma yo kwikinga kuri Satani wavumwe, imbanje ku izina ry'Imana nyirimpuhwe nyirimbabazi, Imana iratubwira mu sura 19, surati Maryam. Duhere kuri aya aho Imana ibwira inwe Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yungira ati wadhkur, taja, mention, vuga cyangwa se bwira abantu, wadhkur fil kitabi Maryam, babwire inkuru ya Mariya mu gitabo Qur'ani, babwire. Imana igiye kubara inkuru ya Mariya uko Allah yayimubwiye. Idhin tabadat min ahliha makanan sharqiyya, ngo Mariya yitaruraga abantu be, yani ibta'adat, intabadat, yani ubwo yitaruraga abantu, ibta'adat yaragiye. Nuba ngo yitarura abantu be, yabitaruye ryari? Ubwo yaramaze kubona
ijambo rya nyagasani ryazanywe n'umumarayika bita Gaburiyeli ariwe Jibril kuza kumuha inkuru yuko azabyara. Turebe rino jambo azabyara muri bya bihe bitatu navuze ni future. Thank you so much. This is the future. She will give a birth to a son. Azabyara. Nukuvuga ngo hanga Imana yatumye marayika Gaburiyeli kuza guha indi inkuru Mariya yuko azakora iki? Azabyara. Nose Imana siriho. None se nibajya kuvuga muri wa murongo wa Yohana mbere na mbere hariho jambo, none se twasobanura ko umurongo wasobanura nabi? Twatangiye igisubizo muri Yohana 14:24. Unkunda azitondera amagambo yanjye, amagambo yanjye. Ngo ariko iryo jambo hari parole na les paroles mu Gifaransa. Les paroles na amagambo, the words. Hanyuma parole ni jambo. Yes ati iryo jambo mwumvise, the word that you heard, ntago ryari ryanjye. Ni Bibiliya Yohana 14:24 ryari ry'uwantumye Allah ari wende nyagasani. Ni nayo mpamvu nanga marayika Gaburiyeli yaje kubwira Mariya yuko azasama. Ntago igihe cyari cyaba, the time has not come yet. Igihe ntikiraza. It will be in future. It will be in future, of course. Thank you. Azabyara ni mu gihe kiza nkuko nabote Jarudi. Imana niyo gufasha umwaka utaha uzabyara umwana. Aho ngaho mba ndi kuvuga igihe kizaba. Navuga ati Imana nibishaka. Nukuvuga ngo rero na marayika Gaburiyeli yaraje abwira Mariya, Qur'an iti idhin tabadat min ahliha ibta'adat. Nukuvuga ngo ubwo yitaruraga abantu be akajya kure. Hehe handi tuziyakoreraga akazi k'Imana mu musigiti makanan sharqiyya, upande wa mashariki msikitini. Yagiye mu musigiti ahantu hiburasirazuba. Asharqi bivuga east. Nongo yagiye mu musigiti ahantu hiburasirazuba, hizuba ryarasiraga. Yego. Fatakhadhat min dunihim hijaba. Hanyuma noneho Mariya afata icyo bita ipaziya cyangwa se rido, curtain. Afata irido arishiraho ngaho ubwo yakoraga ibada ze, ari mu musigiti yitaruye babantu be kugira ngo ajye gukora ibada cyangwa se the worship, kugaragira Imana, ibikorwa ngandukira Imana. Fatakhadhat min dunihim hijaba, afata urusika cyangwa se ipaziya kugira ngo yitarure na babantu, yitarure nabo. Aho ngaho ngo yari mu musigiti witaroga nabo bantu. Qur'an iti ngo fa arsalna, fa tufidu al-istijal. Mu cyarabo iyi fa igaragaza ikorwa cyihuta. Fa arsalna ngo twamwohereje ilayha, twamwohereje ruhana, roho wacu duturutseho. Mu mazina ya Jibril Gaburiyeli yitwa tena ruh. Muri Qur'an Jibril afite amazina 3: Jibril, ruh na rasulun amin. Nuvuga aya mazina 3 yose na Jibril. Yawma yaqumu ar-ruh wal malaikatu saffa. Ruh ni Jibril cyangwa se rasulun amin, ni intumwa yazanaga ubutumwa ku ntumwa zose z'Imana. Tena kaza yitwa Jibril, man kana aduwa li Jibril wa Mikail, surat al-Baqara. Izo zose ni aya zivuga kuri Jibril. Nuvuga ngo rero Jibril yahise ajya kubwira Mariya yuko azabyara umwana uzabira isi gitangaza, amusanze mu musigiti. Ariko Qur'an iratubwira ngo idhin tabadat makan sharqiyya fatakhadhat min duni hijaba, afata ipaziya cyangwa se rido yitarura na babantu. Fa arsalna ilayha ruhana, tumwohereza roho uduturutse wari Jibril. Fatamathala laha basharan sawiya. Uyu Jibril yagiye mu shusho ya mwene Adamu, y'umusore mwiza uringaniye umeze neza. Darudi dufashe nk'urugero, uri ahantu wagiye kwiherera, uri umukobwa, ubonye umuntu w'umusore agusanze ahantu hiherereye, watekereza iki? Watugira igihunga. Watugira igihunga kiki? Ushobora kuvuga ati wenda uyu muntu ashobora kuba agiye nko kumfata se kumukobwa. Urakoze cyane. Bahita batekereza ari ahantu wenyine yahunze abantu, umuntu ahamusanze ari wenyine kandi ari umuhungu, kandi ari de sexe opposé, ari ibitsina bitandukanye. Abamenye basobanura ko Mariya yatekereje ko uyu muntu ari umuntu uje kumufata ku ngufu, kubera ko yaritswe ko ari isugi, atigeze abonana n'umugabo wari we wese. Hanyuma noneho amaze kubona yuko abo bantu baje, nako uwo musore aje kandi ari malayika ni Jibril mu shusho y'umusore mwiza umeze neza, uringaniye umeze neza, akeka ko aje kumufata. Qur'an iti qalat, Mariya yahise avuga inni a'udhu birrahmani minka, nikinze kwa nyagasani wanjye kutokana na wewe, akundinde. In kunta taqiya, nikinze kwa nyagasani wawe akundinde, vahanga ugende niba utinya Imana. Niba utinya Imana, in kunta taqiya, niba utinya Imana vahanga ugende. Qala Jibril amaze kumva ayo magambo, mvukiye amusubije innama ana rasulu rabbiki, yini ta'nith,
ngo mbyukuri ngo ngewe ndi intumwa ya nyagasani wawe rabbiki. Rabbuka uri kubwira igitsina gabo, rabbiki ni igitsina gore. Ngo inama ngo mbyukuri ngewe ana rasulu rabbiki, ndi intumwa ya nyagasani wawe, naje ahangaha cyangwa se ngusanze aha li ahabalaki ghulaman zakiya, ngo kugira ngo uhereze inkuru yuko uzabyara umwana wejejwe. The prediction has now already come. Kwa kuba bya bindi byari byarahishuwe, bya bindi byari byaravuzwe bigiye kugaragara. Jibril yabwiye Mariya, naje kuguha inkuru yuko uzabyara umwana uzabera isi igitangaza, li ahabalaki ghulaman zakiya, yuko uzabyara umwana wejejwe. Mariya mwese atekereza, agira igihunga, agira ubwoba, kubyakira biranga. Yaravuze ati qalat, Mariya aravuga, anna yakunu li ghulaman. Wundi mu cyarabu hari walad, hari na ghulam, hari na fata. Aya mazina uko ari atatu yafite uburyo yakoreshwa bitewe n'umwana w'umuhungu n'imyaka bagezemo. Walad ni umwana ukiri mutoya, ariko ukiri uruhinja tumwita ingimbi, umusore. Aha, urakoze cyane, ingimbi, umusore, sinzi kuzamura aho ngaho. Nuvuga ngo rero hari tifl ni umwana ukiri muto, hari walad ni umwana w'umuhungu ukiri mu myaka munsi y'5 kumanura gutyo, ariko ghulamun ni wa mwana w'umusore. Nk'igihe Imana yategetse Aburahamu gusohokana n'umusore we Ismail, bagasohoka bakagenda ari mu kigero cy'imyaka 7 cyangwa 8, aho ngaho bari ghulamun. Hanyuma no Mariya nibyo jambo Yesu akoresha, qalat anna yakunu li ghulaman wa lam yamsasni bashar, ngo ni gute ngewe nabyara umwana ngo nta kiremwa muntu kirankoraho. Lam yamsasni bashar, nta kiremwa muntu kirankoraho, ngo nta muntu nigeze mbonana nawe. Wa lam akubaghiya, ntarigeze mba n'icyomanzi, ntarigeze mba indaya. Hanyuma noneho Mariya amaze kuvuga ayo magambo, umva amagambo Jibril yamusubisha. Qalat anna yakunu li ghulamun wa lam yamsasni bashar wa lam aku baghiya, qala kadhalik. Jibril yasemwe ati uko niko nyagasani we yabishatse, huwa alayya hayyin, huwa alayya hayyin, qala kadhalik. Jibril amubwira ati nyagasani uko niko yabishatse, huwa alayya hayyin. Imana iti ibyo ngibyo ngewe iwanjye biroroshye. Alayya hayyin au alayya sahal, ibyo ngibyo iwanjye biroroshye. Uwo mwana azavuka kandi uzamubyara, nta mugabo mubonanye nawe, nta mugabo mubonanye nawe. Huwa alayya hayyin, huwa alayya sahal, iwanjye biroroshye. Allah akomeza ati ngo walinaj'alahu ha yaudu ila Isa, ngo kandi uwo mwana ngo tuzamugira ayatan linnas, ibimenyetso ku bantu, kuko azavuka ntase, ariko azavuka kuri nyina Mariya. Wa rahmatan minna, azahabwa n'impuhwe zidukomotseho. Wa kana amran maqdiya, ngo kandi ni itegeko ryamaze gucibwa iteka, ni itegeko ryamaze kwandikwa. Mariya ngo kumva acyumva no magambo, ngiye kubyara umwana uzabera isi igitangaza, nzamubyare nta mugabo mbonanye nawe, ibi bishoboka bite? Mariya yagize ubwoba, ahinda umushyitsi, kubyakira biranga. Hanyuma noneho Qur'an iti qala kadhalik qala rabbuka huwa alayya hayyin wa lanaj'alahu ayatan lin-nas wa rahmatan minna wa kana amran maqdiya, ngo niteko ryamaze gucibwa iteka, ryamaze kwandikwa. Hanyuma noneho Mariya amaze kuvuga ayo magambo, fahamalatuhu, Mariya yahise amutwita. Hamil mu cyarabu ni ugutwita, bivuze inni hamil, ndatwite. Kandi ijambo hamil mu cyarabu ntago gerigira ati anith, ngo uvuge ko ari umugore ngo inni hamila, la ni hamil, niko riguma. Qur'an iti ngo fahamalatuhu, Maryam yatwise Isa, fantabadat bihi makanan qasiya. Hanyuma ngo amaze gutwita uyu Isa, ibyagaragaye nuko uyu Maryam yahise yitarura abantu, aragenda. Amaze kugenda, ariko igitangaza gikomeye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yaje gukora, uyu Maryam akimara gusama inda ya Isa, hanyuma noneho yagenze bite? Yahise akora iki? Yamaze nyuma yo kwibaza yuko ni gute nabyara umwana w'umuhungu, nta mugabo nigeze mbonana nawe, sinigeze mba n'icyo manzi ngo niyandarike. Qur'an itimubwira ati uko niko nyagasani wawe yabishatse niko bizagenda. Nyagasani wawe kandi niwe nyir'ububasha nyir'ubushobozi, ibi tubikoze. Kandi Imana iti nyagasani wawe aravuze ati huwa alayya hayyin, ibyo wanjye biroroshye, ibyo biroroshye. Turashaka kugira ngo tuzamugira ikimenyetso, ikimenyetso ku bantu kigaragaza ubushobozi bwacu. Uwo ni Allah ari kwishyira mu cyubahiro, kigaragaza ubushobozi bwacu.
ko ntabwo yaba ari kubwira Mariya ngo avuge ubushobozi bwe na Yesu kandi Yesu ataravuka. Iri jambo turyitondere, tugaragaza ubushobozi bwacu. Imana ikwiye kwiha icyubahiro kubera ko ari gikwiye. Ko iyo ugiye kwasaba ubujara ati nyakubaha nayenze kubasuhuza, nayenze kubasaba akazi, nayenze kucyumukira mu bwinshi kandi ari umuntu umwe, icyubahiro bumuhaye. Kuko Allah avuga ati inna anzalnahu, mukuri twamanuye Qur'ani fi laylatil qadri, mu ijoro ry'ubugabe. Allah ati inna, mu byukuri twebwe, Allah kishyira mu bwinshi kuko icyubahiro gikwiriye. Nanga avuga ati ngo ibyo twabikoze kugira ngo tugaragaze ibitangaza byacu. Qur'ani iti rero twarabikoze kugira ngo tugaragaze ibitangaza byacu, turashaka kugira ngo tumugire ikimenyetso ku bantu kigaragaza ubushobozi bwacu. Allah niwe uri kwivuga. Wa rahmatan minna, nimo ziduturutseho, wa kana amran maqdiya, Mwenyezi Mungu kandi ngiryo niteka ryamaze gucibwa, bango ni itegeko ryamaze kwandikwa n'Imana Allah subhanahu wa ta'ala. Nkuko nabivuze ko ati fahamalatuhu fantabadat bihi maqanan qasiya. Hanyuma noneho nuko Maryam aramutwita, atwita Isa, maze noneho amwitarurana kure y'abantu, ajya kure. Umuryango we waramushatse, abaturanye, abantu bose. Mariya yasamye inda y'ikinyendaro, nta mugabo tuzigeze abonana nawe, kandi yariswe ko ari isugi. Ubu busambanyi yakoze atuzaniye igisebo mu muryango wa Imran. Baramushakisha ahantu hose, baramushaka ngo iminsi myinshi cyane pe, baramushatse. Hanyuma no Qur'an iti wa fa'ajaha al-makhadu ila jid'i an-nakhla qalat ya laytani mittu qabla hadha wa kuntu nasiya mansiya. Mariya noneho amara gukora iki? Gutwita Isa. Urabuze urumwe umudamu yatwise, hari igihe noneho ibise ibise bikamujyana nk'ahantu kure. Qur'an iti ngo nuko ibise bimujyana ku ruti rw'umutende. Yino tende ubona bira biti ni biti byakunda kwera na kera cyane mu bihugu byinshi cyane. Abatazi tende mu Kinyarwanda ni dead fruits mu Cyongereza. N'abaganga mu Kizungu batubwira ko umugore utwita ari byiza kuzirya kuko bituma mu gihe cyo kubyara ngo azoroherwa. Ntabwo ari byo gusa, reka ngire ikindi nongera ku tende. Umugore utwita igihe cyo kubyara uzamushakira itende, wumva no muti abadamu, ushake n'inshyushyu ishyushye cyane, ushake n'ubuki bwa Kinyarwanda nitwe bita gloves, bayita karafu, twa tuntu tw'uduti bahekinya bakunda no gushyira mu cyayi. Ngo karafu, itende, inshyushye n'ubuki bwa Kinyarwanda, uvange ukoroge, hanyuma uhereze umudamu utwite ngo mbere yo kubyara ariko abanze asome n'iduwa iragize Nyagasani, ayo mata yanywe vanze n'ubwo buki n'iyo tende n'iyo karafu, igihe cyo kubyara ngo abyara neza. Kuko na Mariam itende yaraziriye. Ibazana amagambo Qur'an yavuze, abaganga bari kuyavuga ubu ngubu. Qur'an yarabivuze imyaka n'imyaniko yashize. Hanyuma noneho Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala arangije ngo fahamalatu fantabada bihi makanan qasiya, fahamalatuhu aramutwita, arangije amwitarurana kure y'abantu, makanan qasiya, ajya kure y'abantu batamubona. Fa ajaha al-makhadu ila jid'i an-nakhla. Hanyuma noneho byagenze bite? Nuko ibitse bimujyana ku ruti rw'umutende. Mariya muri kiyavuze yasavuga ati qalat ya laytani, Allahu akbar, ya laytani, atangiye kwicuza, ya laytani mitu qabla hadha, ngo nza kwipfira mbere y'ibi byose bimbayeho, gusaminda, dore ibibazo ndi guhura nabyo. Wa kuntu nasiya mansiya, nkaza kuba nasiya mansiya, mu bibagiranye. Yaravuze ati nkaza kwibagirana cyangwa se nkibagirana burundu simenyekane. Nkuko n'undi mukobwa wese maybe iyo asamye mu gihe bitateganyijwe agira unexpected pregnancy cyangwa se unwanted, ngo iyo nda utashakaga cyangwa tutateganyaga yikubayeho, utugira n'umuryango ututekereza enda bigicibwa, papa arabivugaho iki, mama sinzi, papa warabicomwiganye, bazambona ko. Niyo mpamvu ubona benshi hari igihe asama akajya isafari akigira kwa shangazi wenda nk'ahantu, akajya nka za Kigali, akajya zahe, akajya Musanze, cyangwa akajya hanze y'igihugu, akajya i Bugande, kugira ngo bataza kumenya, akazaza umwana yaramaze kuvuka. Ni zasoni agiza kugira ngo batamuvuga nabi. Qur'an iti rero aho ngaho uko byagenze, fahamalatu fantabada bihi makanan qasiya, yitarura abantu ajya ahantu ku giti cy'umutende. Hanyuma nageze ku giti cy'umutende, Qur'an noneho iyo tubwira ngo iki? Mariya yasavuga ati iyo nza kuba narapfuye mbere y'ibi ngibi byose maze nkibagirana burundu. Kwa rero fanadaha, man nadaha? Allah. Fanadaha, Allah za kumuhamagara min tahtiha, yani kanat tanam au kanat taftarish tahta shajara, yari munsi y'igiti
cy'umutende fanadaha aza kumva ijwi rirangurura rimuhamagara min tahtiha ari munsi ya cya giti alla tahzan ubwira umugabo alla tahzani wigira gahinda qad jala rabbuki tahtaki sariya Allah ngo Imana yamaze gushyira iki Imana yamaze gushyira isoko y'amazi munsi yawe Allahu akbar ari munsi y'igiti cy'umutende malayika aramuziye aramubwira ati ijwi yumva ijwi munsi rimuhamagara rigira riti ntugira gahinda nyagasani wawe rwose yamaze gushyira isoko y'amazi munsi yawe wahuzi shake wahuzi shake off wahuzi ilayki bijid'i nakhla tusaqitu alayki rutban janiya aramubwira ati unyeganyeze uruti rw'umutende rurakumanurira itende nziza kandi zihishije unyeganyeze uruti rw'umutende ruza kukumanurira itende nziza zihishije Mariam yarabikoze she shook the tree and the dates fell down yacugushije cya giti itende ziramanuka zigwa hasi Qur'an yatugiti fakuli washrabi nyuma ya soko yabwiwe na amazi meza fakuli urye izutende washrabi unywe no kuri amazi yaturutse kuri iyo soko waqarri aina unanezerwe wishime amaso yawe nezerwe kubera umwana ugiye kubyara fa imma tarayinna hango harimo atawkid ngo nuramukubonye mukuri nuramukubonye Imana iri gushimangira yo akid Maria nuramukubonye fa imma tarayinna min albashar bashari ni umuntu yego fa imma tarayinna min albashari ahadan nugira ubona wowe wese mu bantu urakuzira uwo ari we wese niyo yaba ari so niyo yaba ari nda akuzira faquli filul amri umubwira uti inni nadhartu lirrahmani sawma nge nakizaho umuhigo yuko ngiye gusiba falan ukallima al-yawma insiya kuno munsi wa none nta kiremwe ndibuze kuvugana nacyo icyo barakubaza cyose keep your mouth shut funga umunwa falan ukallima al-yawma insiya ngo nta muntu ndibuze kuvugana nawe Maria rero amaze kuvuga ati unarye kandi unishime kubera umwana ugiye kubyara ari we Isa nugira umuntu ubona tarayina min al-bashari ahada nugira umuntu ubona uvuga uti mu byo kuri nge niyemeje guceceka kubera Imana Allah subhanahu wa ta'ala bityo uyu munsi nta muntu ndibuze kuvugisha Qur'an iti ngo fa'atat bihi qaumaha tahmilu nta muntu yavugishije koko igihe cyarageze Yesu aravuka amaze kuvuka byagenze bite nuko Maria afata wa mwana asubira iwabo Qur'an iti ngo fa'atat bihi qaumaha aramuzana hanyuma noneho nuko Mariam agera muri bene wabo amuteruye aramuzana amuteruye tahmilu amuteruye qalu bahise bamubaza bakimubona ya Mariam yewe Maria laqad ji'ti shay'an fariya Allahu akbar ngo mukuri yewe Maria rwose wakoza amahano uzanye ikintu cy'indenga kamere kitarabaho na gato baracyamubaza ya ukhta Haruna anga aravuzwe tena wari musaza wa Maria ya ukhta Haruna yewe mushiki wa Haruna ma kana abuki mura'a sawi iso ntigeze umuntu mubi wa ma kanat ummuki baghiya nanyo ko ntigeze abicyomanzi ngo abindaya bite ibintu ukora ni ibiki yewe mushiki wa Haruna so ntiyari umuntu mubi ndetse nanyo ko ntiyandarikaga ntiyabaye icyomanzi ibi bintu ukoze ni ibiki tuvuga ko Maria yavuze ko nta kiremwa muntu ari buze kuvugisha kwa ati ngo fa asharat ilayhi yafunze umunwa fa asharat akahashiria kwa kidole ko mu Kiswahili bavuga she pointed with her finger she pointed with her finger ngo yatunze urutoki wa mwana wari kiri mu ngobyi Jesus was in the cradle yarakiri mu ngobyi ntago Maria ashaka kuvuga she doesn't want to speak to any human being uko nkeka ko impamvu n'Imana amubwiye ngo naze kuvuga n'ubundi iyo aza kubabwira nkeka ko batari kubyemera uwo ngano itangaza ry'Imana nubwo mbere byari bibaye noneho Maria icyo yakoze ngo yatunze agatoki wa mwana uri mu ngobyi kugira ngo abari we mubaza nje ntacyo mvundi buvuge icyakurikiyeho niki nuko abantu banze kubyemera kwanga kubyemera Qur'an atubwiye ati ngo fa asharat ilayhi yatunze urutoki Yesu ari mu ngobyi qalu baytambaza ati kayfa nukallimu man kana fil mahdi sabiya nibito twavugana n'umwana twavugisha umwana ukiri mu ngobyi the first and foremost miracle that was performed by Jesus igitangaza cya mbere na mbere cyabimburiye ibindi mu bitangaza Yesu yakoze he spoke when he was in the cradle Yesu yaravuze ubwo yarakiri mu ngobyi akiri umwana muto ariko none bavandimwe tureba hanga kino kintu Yesu yavuze akiri mu ngobyi eske ndasubiramo eske yaba ari Yesu wenyine wavuze akiri umwana muto kizo nuko ati oya urugero
urugero urakoze cyane sura 12 surati Yosefu apana wa Yosefu wandi bashingiye Mariya Yusufu ibn Yaqub mwene Yakubu mwene Ishaqa mwene Ibrahim izo ni intumwa zagendaga zikurikirana. Uyu Yosefu rero ari we Yusufu ubwo yabesherwaga ngo yashatse gufata umugore w'umwami ku ngufu atangamo ubuhamya Allah ko abesherwa abantu bagakubyemera umugabo wa mwami Yusufu yavuga ati hazanwe umwana muto kiri mu ngobyi atanga ubuhamya nabo banze kubyemera umuntu kiri mu ngobyi se yavuga iki umwana muto baramuzana bamuteruye yo ni Qur'an no muri Bibiliya birimo umwana niki yavuze umwana yaravuze ngo in kana qamisuhu qudda min duburin ngo barebe neza nibikanzu ya Yosefu yacitse inyuma fasadaqa Yusufu arawa n'umunyakuri wahiya min al-kadhibin uyu mugore abari mu bantu babeshya wa in kana qamisuhu qudda min qubulin ngo ariko nibikanzu ya Yosefu yacitse imbere Yusufu araba ari we mubeshyi umugore avuga ukuri ariko ngo bagiye kureba basanga ikanzu ya Yusufu yacitse hehe inyuma yacitse inyuma. Ibyo ngibyo byatumye rero Yusufu cyangwa se Yosefu agirwa umwere ariko asabirwa gufungwa nta cyaha yari afite kuko we nyine wivuge ngo asijunu habu ilayya mimma yad'unani ngo ngewe gereza uburoko nibwo njye nakunda kujyamo kurusha ibyo abantu bampamagarira. Uvuga ngo aho Yosefu rero yakoze iki yemeye kujya gufungwa ariko nta cyaha yakoze ariko uyu mwana yatanze ubuhamya agaragaza yuko Yusufu cyangwa se Yosefu arengana bigaragara ko umwana yavuze atakiri mu ngobyi. Yego igihe cya Firauna ariwe Farao mashtatu Firauna hari umwana wavuze yego urumva n'undi umwe ntari kwibuka ni bane Yesu Farao n'igihe cya Yosefu n'undi umwe ntari kwibuka wenda ne nimbuka utaha nzamuvuga ariko nabana bane bavuze bakiri mu ngobyi harimo na Yesu including Jesus. Bivuga ngo rero ntabwo Yesu yavuze mu ngobyi nk'igitangaza cya mbere ari wenyine hari nabandi bana bavuze bakiri bato. Yego hanyuma no Qur'ani katubwira ko ahangaha Yesu ubwo Qur'ani yagaragazaga uburyo agiye kuba yakora igitangaza bari kubaza Mariya so ntiyigeze ari umuntu mubi wa makanat ummuki baghiya na nyoko ntiyabaye icyomanzi cyangwa se yigeze yandarika fa asharat ilay Mariya noneho akora iki afata urutoki atunga wa mwana maze aramwerekana ngo bamwibarize aravuga ati qalu kayfa nukallimu man kana fil mahdi sabiya ni gute twavugana n'umwana ukiri mu ngobyi umwana w'uruhinja qala itangaza cya mbere Yesu yakoze inni abdullah aravuga ati ngewe ndi umugaragu w'Imana atani alkitab Imana yamaye igitabo Yesu abaye igitabo cyitwa Injil Evanjili waj'alani nabiyya angira n'umuhanuzi Allahu akbar waj'alani mubarakan aina ma kuntu si ibyo gusa ahubwo yampundagajeho imigisha aho nzaba ndi hose iyi migisha Yesu yahawe niyo gukora ibitangaza kuba ari intumwa y'Imana yavutse nk'igitangaza kuri nyina ntase nkuko Yesu yavutse kuri nyina ntase turebe urundi rugero ngaho rutoya Adamu ise ninde ndamutse nkubajije ntasagira Imana yamuremye imukomoye mu butaka itangaza cya mbere Hawa bisobanura ngo icyavuye gifite mu buzima icyavuye mu gifite ubuzima Hawa ari we Eva ise ninde nyina ninde yakomotse he bavuga ko ari mu rubavu yakomotse mu rubavu rw'ibumoso urubavu rw'ibumoso rwa Adamu niho yavuye ni igitangaza si igitangaza Yesu ise ninde ntawe ariko Imana yaravuze biraba nkuko yavuze yatumye Gabriel genda ubwire isi genda ubwire Mariya kwa za future inzagihe aza gusama wa mwana Mariya aza kumubyara nta mugabo bonanye nawe igice cya kangahe cya gatatu Adamu ntase na nyina Hawa aturutse muri Adamu mu rugo rw'ibumoso Isa akomotse kuri nyina gusa ntase ukwa igitangaza cya kane twebwe abantu tukavuka dukomotse kuri ba data na ba mama ibyo bintu bagiye bisobanukirwa mu by'ukuri. Hanyuma noneho icyo gitangaza kigaragara yuko Yesu yavutse mu bitangaza nkuko Adamu nawe yavutse mu gitangaza ntase na nyina Eva nawe ntase na nyina ariko ava mu muntu. Ibyo nitangaza Imana yagaragaza muri Qur'an urugero nuhe dalili Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala muri Qur'an agira ati ngo inna mathala Isa inda Allahi kamathali Adam inna mathala Isa ngo mu by'ukuri ngo urugero rwa Isa the likeness of Jesus inda Allah imbere y'Imana kamathali Adam ni nk'urugero rwa Adam khalaqahu min turab Allah yaremye Adam wamukomoye mu gitaka thumma qala lahu kun fayakun Imana irangije ibwira Adam tibaho Adam abaho kuko Imana ati habeho umwijima habeho umucyo habeho urumuri. Ibyo byose Imana iravuga bikaba kuko kubw'ijambo ryayo iravuga bikaba yategeka bigakomera niko na Yesu byagenze rero. Hanyuma noneho
Qur'ani Yesu aravuga ati waj'alani mubarakan aina ma kuntu, Imana yangize umunyamigisha aho nzaba ndi hose. Wa awswani biswala, Imana ingira inama zo gusari bavandimwe, gukora iswala ndetse no gutanga amaturo, wa zaka ma dumtu hayya, ubuzima bwanjye bwose nzaba ndiho. Bivuga ngo gusari no gutanga amaturo igihe cyose nzaba ndiho. Hanyuma Qur'ani iti wa barram bi walidati, Imana integeka gukorera neza ababyeyi banjye, wa barram bi walidati. Ariko ababyeyi bavugwa ngaha walidati ni nyina wavugwaga ari we Mariya, kuko ne mubyeyi we yarafite wamubyaye. Wa barram bi walidati, walidi ni mubyeyi w'umugabo, walidati ni umugore. Wa barram bi walidati, angira inama yo gukorera neza mama wanjye. Hanyuma noneho Qur'ani iti walam yaj'alni jabbaran shaqiyya, hanyuma Allah ntiyangize umwibone cyangwa ngo angire umunyabyago. Shaqiyya, umuntu uba mu buzima miserable life, ntabwo Allah yabigize Isa. Ntiyigeze amugira umwibone ngo amugire n'umuntu uzaba mu buzima bw'inzitane, ubuzima bw'ibibazo n'ibizazane n'agahinda n'amakuba. La. Hanyuma noneho Isa ari we Yesu arangije aravuga ati wassalamu alayya, amahoro ansakareho, yawma wulidtu, umunsi navukaka, wa yawma amutu, n'umunsi nzava ku isi, n'umunsi nzava ku isi, wa yawma ub'athu hayya, n'umunsi nzazurwa ndi muzima. Iyo ni Yesu wivugiye ayo magambo. Uwo ni we Isa. Qur'ani iti amahoro nabe kuri nge umunsi navutseho, si ibyo gusa n'umunsi nzapfaho ndetse n'umunsi nzazurirwaho. Qur'ani iti ngo dhalika in ismul ishara lil ba'id, demonstrative adjective, ni ikinyazina nyereka mu Kinyarwanda, adjective demonstrative. Dhalika Isa ibn Maryam, nguwo ni we Yesu mwene Mariya. Dhalika Isa ibn Maryam, uwo ni we Yesu mwene Mariya. Qur'ani iti qawla al-haqq alladhi fihi yamtarun, wa ijambo rye batavugaho rumwe, cyangwa se benshi mu bantu imvugo ye y'ukuri, abenshi mu bantu bayishidikanyaho ntibayivugaho rumwe. Qur'ani iti ma kana lillahi an yattakhidha min walad subhana idha qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Ngo Imana ishaka ikintu ko kiba, ntibikwiye ko Allah yagira umwana, ntabwo Allah yabyara ngo abonane n'umugore nkuko benshi bavuga ko amufite. Ubutagatifu nubwe iyo aciye iteka ry'ikintu arakigira ati wakinweba nuko kikaba. Uwo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Yesu arangije abwira abantu wa inna Allaha rabbi wa rabbukum fa'buduhu, mu by'ukuri nyagasani wanjye Rabbi we murezi wanjye, wa rabbukum nawe murezi wanjye, fa'buduhu ni mumugaragire. Hadha siratul mustaqim, iyi niyo nzira igororotse, niyo nzira ikwiriye. Bivuga ngo ahangaha Yesu shehe wagasubiramo kugira ngo abantu bakumvire inzira igororotse ni iyi. Inzira igororotse nkuko Yesu yabigaragaje muri Qur'ani, amaze kuvuga ati nyagasani yangiriye inama zo gukorera neza umubyeyi wanjye mama, ntiyangira umwibone n'umuntu wiki uzaba mu buzima bw'inzitane, ubuzima bw'amaganya. Urukumva ayo magambo Yesu yarayivuze, abyivugira ubwe. Iyo ni Qur'ani. Avuga uti yananegetse kumvira mama, kumukorera neza. Barrambi walidati birrul walidayn, abantu bagifite ababyeyi babumve cyane cyane abamama. Urakoze cyane. Wa barrambi walidati, Allah yantegetse gukorera neza mama wanje, cyangwa se kumvira mama no kumukorera neza. Yego. Walam yaj'alni jabbaran shaqiyya, kandi ntiyangize umwibone cyangwa ngo angire umunyabyago, uzagira ibyago uzaba mu buzima bubi. Wassalamu alayya, Yesu aravuga ati amahoro ansakareho, yawma wulidtu, umunsi navukiyeho, wa yawma amutu, n'umunsi nzavira ku isi, wa yawma ub'athu hayya, n'umunsi nzazurirwaho. Allah kanzura. Ariko Yesu yazamutse mu ijuru adapfuye, ari nabyo turaza kusoreza nkuko nabikubwiye ngo uze kubinyibutsa. Qur'ani iti ngo dhalika Isa ibn Maryam, uwo ni we Yesu mwene Mariya. Qawla al-haqq alladhi fihi yamtarun, imvugo ye benshi mu bantu batavugaho rumwe bagishidikanyaho. N'igihe bamanitse ibisambo bitatu baravuze ngo uraho hagati ngo yari Yesu, igisambo kimwe kiramubwira ati ngo Yesu nibo nguri Imana, ngo nibo umwana w'Imana, irokore nanjye ngo ndokore. Ngo niki Yesu yamusubije? Baramubwiye uti mudagira musezeranye yuko tuzaturi kuri mu bwami bw'ijuru. Ikibazo kaza kigira kiti eske uriya was he Jesus who was hung on the cross? Uriya wabambwe ku musaraba nibyo koko yari Yesu? Niba koko ari umwana w'Imana, Imana yakwishimira ko umwana we yateseka akageni nka kariya? Ahangaho naho hari ikibazo ari nacyo tugiye gusorezaho nkuko twabivuze. Twanditse rero dhalika Isa ibn Maryam, uwo ni we Yesu mwene Mariya. Benshi mu bantu imvugo ye batavugaho rumwe. Ati Imana ntibikwiye ma kana lillahi ayattakhidha min walad, yuko yagira umwana. Kuko mu yindi aya Qur'ani tuti qul Muhammad babwire in kana lirrahmani waladan fa ana awwalul abidin, in kana lirrahmani walad, ngo niba Imana yarigeze umwana ngo fa ana awwalul abidin, Imana iti ngo ninjye wari kuba wa mbere mu bagaragira. Ariko ntabwo Imana yabyaye, lam yalid
walam yulad, ntiyabyaye kandi ntiyabyaye, walam yakul lahu kufuwan ahad, nta n'ikisa nacyo mu byo yaremye byose, yaremye byose. Kwa rero zalika Isa ibn Maryam, uwo ni Yesu mwene Mariya. Nituraba muri Bibiliya nkuko twavuze ko turatanga imirongo kugira ngo n'abantu bisobanukiye mbere ko dusoza isomo ryacu. Bibiliya nureba muri Luka, ndeba muri Luka, turebe muri Luka igice cya mbere umurongo wa 18 uko Yesu yavutse. Luka igice cya mbere umurongo wa 18. Reka tuhasome mufitemo Bibiliya. Luka igice cya mbere umurongo wa 18. Luka tuyirimo umurongo wa 18 uravuga ati Luka igice cya mbere, ntacyo harebe witonze kabisa kugira ngo Luka ngiye igice cya mbere umurongo wa 18 haravuga hati Luka igice cya mbere ntabwo ari umurongo wa 18, ni Luka igice cya mbere umurongo wa 26. Bivuka rya Yesu, mumbabarire, ni Luka igice cya mbere umurongo wa 26 haravuga hati, Luka igice cya mbere umurongo wa 26 haravuga hati, Gaburiyeli abwira Mariya yuko azabyara Yesu. Gaburiyeli abwira Mariya yuko azabyara Yesu. Umva yanzagihiraje. Byari twabata muri Qur'ani. Gaburiyeli kuko ni woherejwe abwira Mariya yuko azabyara Yesu. Abafite Bibiliya basoma umurongo muri Luka igice cya mbere umurongo wa 26 haravuga ati, mu kwezi kwa gatandatu marayika Gaburiyeli atumwa n'Imana mu mudugudu w'i Galilaya witwa i Nazareti. 27 ku mwari wari warasabwe n'umugabo witwaga Yosefu wo mu nzu ya Dawidi, izina ry'uwo mwari ni Mariya. Amusanga aho yarari aramubwira ati, na amahoro uhiriwe, mwifuriza amahoro y'Imana, assalamu alaikum, umwami Imana iri kumwe nawe. Umwami Imana iri kumwe nawe, utegereze ino jambo bari kubwira Mariya, umwami Imana iri kumwe nawe. Yesu ntawe uraho ngaho, ntawe uravuka, marayika aje kumuha inkuru, aje kumuha inkuru, umwami Imana ari kumwe nawe. Ariko we yari Mariya ahagarika umutima cyane, bango agira inkingi mira w'iryo jambo abwiwe, atekereza iyo ndamutse cyari cyo. Marayika aramubwira ati, witinya Mariya, kuko uhiriwe ku Mana. Guhirwa niki? Ugiye gukorerwa ibyiza, ugiye gukuvanirwaho ibikubangamiye, ugiye kubona ibyiza, kubyara Yesu. Kandi dore uzasaminda, kandi dore uzasaminda, nindagihe, ndakwibutsa, nindagihe, ntimitagihe, ninzagihe, kandi dore uzasaminda, ninzagihe, ni future. Uzasaminda, uzabyara, yaza iragarutse, kuko inzagihe ikoreshwa n'ijambo za, ikoreshwa n'ijambo za. Uzabyara umwana w'umuhungu umwite Yesu. Umvisha amagambo Mariya aje kubwira amagambo Gaburiyeli aje kubwira Mariya, uzasaminda, uzabyara umwana w'umuhungu uzamwite Yesu. Kuko Mariya aje kuvuga ahangaho ni muri Luka igice cya mbere umurongo wa 26. Undi murongo tena turebe Matayo igice cya mbere umurongo wa 18. Matayo ari naho dusorezaho. Hanyuma igice cya mbere umurongo wa 18. Matayo igice cya mbere umurongo wa 18. Matayo 1 umurongo wa 18 haragira hati, kuvuka kwa Yesu uko kwagenze. Kuvuka kwa Yesu Kristo kwagenze gutya. Iyo ni Bibiliya ndimo gusoma. Nyina Mariya yari yarasabwe na Yosefu, ariko yari ataramurongora. Babona afite inda y'umwuka wera. Babona afite inda y'umwuka wera. Umugabo we Yosefu kuko yari umukiranutsi kandi adashaka kumukoza isoni ku mugaragaro, yigira inama yo kumubenga rwihishwa. Yigira inama yo kumubenga rwihishwa. Akibitekereza, marayika w'umwami Imana amubonekera mu nzozi ati, Yosefu mwene Dawidi, witinya kurongora umugeni wawe Mariya, kuko imbuto imurimo ari iy'umwuka wera. Azabyara umuhungu uzamwite Yesu, kuko ari we uzakora iki? Uzaza ku isi azakiza abantu kubera Imana.
ngo Yesu n'ibitangaza byose yakoraga yabikoraga kubera Imana, ntabwo byari ku giti cye. Bivuga ngo rero mu gusoza aha ngaha nkuko twabivuze byeje mu turasorezaho, Yesu noneho yaba yaritabye Imana ko abantu bavuga ngo Yesu yarapfuye, kuko hano Qur'ani Bibiliya nako uyu murongo wa 21 muri Luka, muri Matayo, muri Matayo Matayo 1:18 kugeza kuri 21, iyi 21 iravuga ngo azabyara umuhungu uzamwita Yesu kuko ari uzakiza abantu be ibyaha byabo. Yesu gukiza abantu ibyaha ntabwo Yesu akiza abantu ibyaha, ahubwo buri wese akora ibyaha nkuko ari umuzigo we akicuza ku Mana. Yesu ntabwo bivuga ngo yaje kudupfira ibyaha, hoya, Yesu yoherejwe ku ntama zazimiye ari bo bana b'abanya Isirayeli, kandi ntawe uzikora umutwaro wa mugenzi we. None se nukora ibyaha byawe byose ngiye nkajya kubazwa ibyaha byawe, ibyo birashoboka? Ahubwo buri wese azabazwa ibye. Ukora icyaha Bibiliya niba yivuguruzanya agomba kwicuza ku Mana, kuko Imana ari nyir'impuhwe nyir'imbabazi, niyo yakira no kwicuza ko abagaragu bayo. Iyo usabye Imana imbabazi ukanicuza ku byaha yakubabarira. Bivuga ngo rero abantu bakora ibyaha, nose Yesu yajya kubazwa ibyaha byacu? Yesu ntabwo yari atuzi, ntabwo yari azi u Rwanda, ntabwo yari azi. Yesu yoherejwe ku ntama zazimiye, arizo ntama aribo bana b'Abanyayisiraheli, kuko bigometse ku Mana, baryaga ibiryo bivuye mu ijuru, manna wa salwa, ariko bakanga bakigomeka. Qur'ani bigaragaza lu'inu bani Israil ala lisani Daud, baravumwe abana b'Abanyayisiraheli binyuze ku rurimi rwa Dawidi. Qur'ani ngo kanu la yatanahawna an munkari fa'alu, ntibajyaga babuzanya kureka ibibi bakoraga, baza kwigomeka ku Mana, barya manna na salwa, ibiryo byavaga mu ijuru bikaba biri ku meza. Yesu akabasabira rabbana mana anzil aina maidatan minas sama takun lana eidan li awwalina wa akhirina. Iyo ni aya yo ku rupapuro rwa nyuma surati al-Maida. Ibiryo tubanukire mu ijuru bizabe iby'abambere n'abazaheruka. Ariko Yesu ati amaze gusaba Imana iti iyo ayo meza n'inyamanura mukanyigomekaho, uzagigomekaho nzamuhanisha ibintu ntigeze mpandisha wari wese mu biremwa. Ariko abantu barigometse, abana b'Abanyayisiraheli. Icyaha rero ya nkomoko y'icyaha, Yesu yohereje ku ntama zazimiye aribo bana b'Abanyayisiraheli. Yesu ntabwo yapfuye. Qur'ani bigaragaza, aya turayisoma ni sura ya 4 surati An-Nisa umurongo waho w'157. Qur'ani ati wa qawlihim, no kumvuko zabo, inna qatalna Masiha Isa ibn Maryam Rasulullah, ngo mukuri twishe Yesu mwene Mariya Masiya intumwa y'Imana. Qur'ani ati wama qataluhu, ntabwo bamwishe, they did not kill him. Wama salabuhu, neither did they crucify him on the cross, ntabwo banamubambye ku musaraba. Walakin shubbiha lahu, ahubwo bitiranyijwe, baramwitiranyije n'undi. Ku murongo tugaragaze muri Qur'ani ko hari igihe dusoma aya mu mutwe abantu bakavuga ati ngo menya ari kubeshya. Hoya, izo verses ndumva no muri Bible zirimo cyane rwose. Qur'ani 4 senga mu ijoro asaba Imana ngo imurenze kira gikombe ndakeka. Umurongo ndawuguha uboneka muri Mariko 14. Biza kugaragara ko hari abantu bahuye na Yesu bavuye kuri uriya musozi, akababaza ati se bimeze bite? Mariko ntabwo wamenye ibyabaye gutyo. Mariko 14:35 Yesu aravuga ngo yigira imbere ho gato yubama hasi arasenga. Ni bandi basi ubama hasi n'Abayisilamu. Yesu aranyera aravuga ati Mana nyagasani, iki gikombe ntikindenge ngo kibe ko ngewe Yesu mbishaka, ahubwo kibe ko we Mana yo mu ijuru ubishaka. Ari ryo jambo insha Allah, Imana nibishaka. Qur'ani rero ko twatubivuze isura ya 4 ariyo surati An-Nisa, isura yitiriwe abagore, ku murongo wa 157. Qur'ani ati ngo wa qawlihim inna qatalna al-Masiha Isa ibn Maryam Rasulullah wama qataluhu wama salabuhu walakin shubbiha lahum wa inna alladhina ikhtalafu fihi la fi shakkin minhu ma lahum bihi min ilmin illa ittiba'i dhanni wama qataluhu yaqina bal rafa'ahu Allahu ilayhi wa kana Allahu azizan hakima. Qur'ani ati ngo no kumumvugo zabo no kubw'imvugo yawe ibyo bavuga igira iti rwose twishe Masiya cyangwa se Mesiya Isa Yesu mwene Mariya intumwa ya Allah. Qur'ani ati nyamara ntibamwishe kandi ntibanamubambye, wama qataluhu wama salabuhu, ntibamwishe ntibanamubambye, walakin shubbiha lahum, ahubwo bishe banabamba uwahawe ishusho ye. Allah, bishe banabamba uwahawe ishusho ye. Bivuga ngo ntabwo ari Yesu, ntabwo Imana yari kwemera yuko intumwa yayo cyangwa se umwana wayo, nk'uko twabonye ko mu Baroma 8:14 avuga ngo abayoborwa n'umwuka w'Imana bose bitwa abana b'Imana. Abaroma 8:14. Imana yahise imuvana mukiza ubusembwa, umukiza biriya bibi abantu bashaka kumukorera, ngo bishe banabamba
ahubwo bishe banabamba uwahawe ishusho ye. Ngo kandi mu by'ukuri ba bandi batabivuzeho rumwe ntibigeze bumvikana, kandi mu by'ukuri ba bandi batabivuzeho rumwe baracyamushidikanyaho na n'ubu. Ni Yesu wishwe cyangwa ntabwo ari we? Yesu ntabwo yishwe. Jesus was not killed. Ntabwo yishwe. Neither was he hung on the cross. Ntiyigeze anabambwa ku musaraba. Quran iti ba bandi bameze bate? Ba bandi batabivuzeho rumwe baracyamushidikanyaho, bibaza niba uwishwe ari Yesu cyangwa usa nawe. Ngo malahum bihi min ilmin, nta bumenyi babifitiye, nta bumenyi nyakuri babifiteho, illa tiba'i dhanni. Atiba'i ni following, ni ugukurikira. Illa tiba'i dhanni, uretse ko bakurikira ibitekerezo byabo. Bakurikira iki? Bakurikira ibitekerezo n'ibyo bakeka. Wama qataluhu yaqina, mukuri kose rwose ntago bamwishe. Quran iti barafahu Allahu ilayhi wa kana Allahu azizan hakima, ahubwo Allah yamuzamuye iwe, kandi Allah ni umunyacyubahiro bihebuje, nyir'ubugenge buhambaye. Azizan hakima, umunyembaraga kandi umunyabugenge. Uyu ni umurongo wa Qur'ani ugaragaza yuko Yesu atishwe. Uwo nyuma dusorezaho rero turajya muri Bibiliya. Ndagira ngo nge nkwihere Bibiliya unsomere uyu murongo bawumve ugaragaza ko Yesu atishwe, ahubwo ko banamwitiranyije. Yego, ahabwa ishusho undi utari we. Mbo ndaguhereza usome kugira ngo babyumve. Uwo murongo turawusanga mu Bagalatiya. Abagalatiya urawunshakira hanyuma umereze musome. turawusanga mu Bagalatiya. Turebe none Abagalatiya niba barimo. Ngaba igice cya mbere umurongo Abagalatiya igice cya gatatu. Abagalatiya igice cya gatatu. Abagalatiya igice cya gatatu umurongo wa mbere kugeza ku wa 9. Nsomera aho handitse gatatu nini, dusomere twumve uburyo buretse twumve uburyo Yesu agaragaza. Bibiliya nako igaragaza ko Yesu atari we wapfuye, ahubwo nundi bishe. Ibi bintu abantu babisobanukirwe. Ahabwa ishusho nk'iye, none ikindi gisambo bishe. Ahabwa ishusho nk'iye, Imana yaramuzamuye ajya mu ijuru, kandi Qur'an igaragaza ko Yesu azagaruka hano ku isi, azamenagura imisaraba, wenda iyo izabindisije. Ariko mu byose azaza aje gukorana ku isi. Ejo bundi abonye nashizeho stat igaragaza Masihi Dajjal ari we Antikristo, azaza kurwana nawe. Cyo ni cyambere, azaca mu nzira y'urupfu, azarongora. Iyo se Islam irabitwigisha. Dusomera umurongo kugaruka kwa Yesu. Tugisomera umurongo mu Bagalatiya ibice bitatu, umurongo wa mbere kugeza ku murongo wa 9. Bibiliya igiye kugaragaza ko Yesu atari we wishwe, nta nubwo yapfuye. Yego, soma umve. Yemwe Bagalatiya, yemwe Bagalatiya mwe b'abapfapfa, yemwe Bagalatiya mwe b'abapfapfa. Ninde wabaroze? Ninde wabaroze? Mweretswe Yesu Kristo nk'uwabambwe ku musaraba mu maso yanyu. Subiramo iryo jambo. Ni ikibazo. Mweretswe Yesu Kristo nk'uwabambwe ku musaraba mu maso yanyu. Subiramo iryo jambo. Tangira. Yemwe Bagalatiya mwe b'abapfapfa. Yemwe Bagalatiya mwe b'abapfapfa. Yemwe Bagalatiya mwe b'abapfapfa. Ninde wabaroze? Ninde wabaroze? Mweretswe Yesu Kristo nk'uwabambwe ku musaraba mu maso yanyu. Mweretswe Yesu Kristo nk'uwabambwe ku musaraba mu maso yanyu? Question mark. Mwamweretswe ryari? Ninde wamuberetse? Komeza. Okay, turakomeje. Ibi byonyine nibyo nshaka ko mumbwira. Nibyo nshaka ko mumbwira. Haro full stop kabisa. Komeza. Mbese imirimo yeretswe n'amategeko niyo yabahesheje umwuka, cyangwa se nuko mwumvise mukizera? Mbese imirimo yabategetse ku mwuka niyo mwumvise cyangwa nuko mwumvise mukizera? Rero ngo abantu bapfa ko bakizera, kandi ikaramu ye yahinduye ibinyoma, ikaramu y'abanditsi yahinduye ibinyoma. Dusomerewe umurongo wa nyuma, turawusanga muri Yeremiya 8:8. Yeremiya 8:8. Turebe iby'aba bantu bizeye rero yuko atari byo, ko ari nayo mpamvu ubona icyo kibazo kivuka, bakemera ko Yesu yapfuye kandi atarapfuye. Yeremiya 8 umurongo wa 8. Somera uwo murongo ubanza hejuru, 8 hejuru. Haravuga ngo iki? Mwavuga mute muti? Yeremiya 8:8. Turi abanyabwenge kandi amategeko y'Uwiteka ari hamwe natwe. Ariko dore ikaramu ibeshya y'abanditsi yayahinduye ibinyoma. Komeza.
abanyabwenge baramwaye barashobewe kandi barafashwe dore banze ijambo ry'Uwiteka ibi ngibi turimo kubabwira ko Yesu atabambwe atanapfuye barabyanze ubwenge bubarimo ni bwenge ki Allahu akbar urukumva uwo murongo ubwenge bubarimo ni bwenge ki senseless nta bwenge bemera ijambo ry'Imana kwakira no kumva ukuri urakoze rero bavandimwe ufite ikibazo ajya kuri comment section akomentinge abazi ikibazo ashaka kora like share subscribe hanyuma noneho unakomentinge unakore share n'abandi babone ubutumwa bwiza mwari kumwe na Sheikh Bahame Mukhtar Nyagasani akomeze aborohereze muri gahunda zanyu abarwaye muri mwe abakize afite ibibazo bitandukanye ayibakemurire Allah duha ubuzima bwiza hano ku isi arinde abacu abitabye Imana bacu abagirire impuhwe kandi azaduhuriza hamwe mu bwami bw'ijuru twemera Imana imwe rukumbi n'intumwa zayo zose na Yesu arimo kuri gukiranuka hano ku isi ndetse neje ku munsi w'imperuka. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Dukomeje kubashimira ko mukomeza gukurikira ibiganiro tubagezaho bigiye bitandukanye. Turasoje muze kujya muri comment nkuko Sheikh yabivuze ibyo mwumva mudasobanukiwe mu bibaze niba hari indi mirongo mwatanga yo kunganira nayo mwayishyira muri comment kugira ngo community iri hano kuri channel ya Jerud Kells tubashe gukomeza guhana ubumenyi. Murakoze mukomeze mugire ibihe byiza.